ibyo bya bypass n'umupira w'u Rwanda bireke. Hari igihe yatsinzwe imikino Kiyovu imaze kumutikura 2-1 bagiye kumwirukana neza habura gatoya ni ya puresha y'abantu batari bazi umupira nyine habura gato se mutoza bagiye kugakabukira kasa niwe wavuze ngo umuntu arambwiye atubwira ibitaro n'indatsi ko n'amasudi yagarutse agakamba yabuze bamushishibikanira yarafite ikipe se yarafite ikipe mwijya kubeshya abantu Masudi Juma yagarutse muri Reyo y'ibibazo yagarutse muri Reyo yari imeze nk'iye Kiyovu irimo irakoresha test vuguti Jean Fideli mugurira umwataka uyu ni umutoza Robertinho yabikoze yaraje atwara icyo bitaga amakipe agarutse 2009 ziramugara oya Robertinho bari bagiye kumwirukana babona ko yari imaze iminsi bayihondagura nk'ingoma yo Raul aragarutse bikagenda bite none Kasa bagiye kukamuha baravuga ati rero Kasa aravuga ngo reka imbanze nje kureba umunyamategeko uriya niwe navugaga sinzi ukuntu Robertinho yagiye kwinginga aratakamba n'iki bamunegosira bafashe icyemezo cy'uko bakomeza kwihangana bakamwihanganira baramuyamba nyine baramufasha baramutegura ibyo bavuga Uganda se yateguriwe nande yega byose biri ikipe mafaranga Tanzania se yategurirwa yatwaye champion oya namurindwa mu champion yatwaye champion Tanzania hari igikombe yakozeho reka turebe kweri champions ubu ngubu ari muri koperative yitwa Twigire Muhinzi Robertinho cyo nisabira ubuyobozi bwa Rayon Sport mu mugurira umwataka hatari nkuko mwabisezeranyije bareyo mu mugurira umwataka ibindi byo byo hanze y'ikibuga ibyo ari koperative Leonidas ujya wikotraduce ibyo uvuga kutabyemera ndabyemera none kuvuga ngo nibyo azakoresha ibyo byo Twigire uri kuzana ngo Twigire amenye ko ari muri Twigire Muhinzi ntabwo ari bya bindi byabaranyamba Rayon Sport ifite ubuyobozi kandi bukora neza bwiza shyigikira butijandika muri ibyo bitindigasana ubwo buyobozi rero busabe mugurira umwataka buguti mumanura umwataka umutoza afite abakinnyi Rayon Sport imeze neza ariko mwataka we mwataka baba batakaze baracyaboneka amafaranga bajyana ku isoko agura umwataka ahubwo namenye gutoza yiyanda yimba wawinga azabikora ibyo Uganda yabikoze abo bagacinya muvuga ntabari bahari Tanzania yarabikora ikipe yajyana mu matsinda iyi kipe yageza kimwe cya kane reka mwihore Robert Goncalves Oliveira Robertinho ngo hari umugabo wawe ngo nyamara ndimwigaruye Robertinho burya njyewe mwoza analysis Robertinho n'umutoza mwiza sawa naze turebe ubwiza bwe nyine wimutega iminsi ariko abashishi abahimba intsinzi bari abahihibikanyi bari inyonyombe ubu kanagira abandi bari mu hano ni muri koperative Twigire Muhinzi wakwinanirwa ibyo bikagupfubana Robert ubwo rero Rayon Sport kandi yanakonfirmaga ko igomba gukina n'ikipe ya Azam Football Club hanyuma Jean Fidel aboneraho no kuvuga ubwo n'umuyobozi wa Rayon Sport kuvuga ibijyanye n'icyumweru cya Rayon Week kirimo byinshi bari celebra n'imyaka bamaze igera kuri 10 batera inkunga Rayon Sport mu Rwanda urumva kaba n'umuyobozi wose avuga ati muri iki cyumweru nabyo bizaba birimo mu byo tuzagenda tugaragaza batera inkunga uruganda rubatera inkunga ariko nabo barutera inkunga none iyo bagotomera se nabo yavuze ati Rayon yatumye tumenyekana hano mu Rwanda banakoresha terime ngo babyise mariage burya abantu bagotomera babatera inkunga ruriya ruganda narwo rukongera rukabagarurira mu nyungu zabo rero bagiye gufatanya mu cyo bisereyo wikirimo ibyo bikorwa byose bashyize hanze umwambaro bawumuritse nabwo mu buryo muri digital bereka bareyo umwambaro ikipe izaba yambara utange kwa Ivrine Rayon de urumva ubundi nawe awubahe umwenda ubwo mukanya barebaga Robertinho umutoza wa Rayon Sport wagarutse ugomba kuhagera iyi munsi i Kigali ku saa 6 z'ijoro cyo gahunda afite ubwo rero n'imyenda namaze kuyimuha araza kuba ayiterekana nayo ihuye kuri match y'amagaje gusa ni gahunda ya Rayon Sport ndende igiye ibiti bikorwa bigiye bitandukanye muri iyo Rayon Week bamaze gushiramo ifite umuteguro mwiza Rayon Sport urumva Leonidas buri munsi barashaka kuzimya Kigali hano hari umuntu witwa ngo Patrick
bamushinja twinshi ariko mu bijyanye no gutegura utuntu Ushaka turi ku inoti. murongo tuyiha amafaranga gutekereza cyane hirya akagura ibitekerezo ibyo bintu ngo ni utuntu ukwiriye kwicara muri ofisi akahagura ibitekerezo ibikombe byo Ka ngo marketing. bishobora kubura kuko hari nyirabyo ariko oya nabyo yashatse kurwana nabyo yabiringaniza ariko ntabwo yabishobora ko umupira usaba amafaranga amafaranga ushobora no kugupfubana tuzazana agafurumba gato ibi ari gukora nibyo murongo w'umupira Niwo ibyo niwo- wanabifungirwa ibyo si byo birangirwa hari uzamuziza gutegura neza ari uwugeze umfunga mu mupira kumva ikatiwe babiretse yewe murera we twitire rero ubwo murera rero baravuga bati- ku itariki ejo berekanaga uyu munsi umutoza ubwo urumva nahagera ni umwe mu gikorwa cya mbere baza utwo kubakoza tudetaye twose ubwo tujyamo ngo n'umunsi ngo wo kwerekana kapiteni none se byose ntibabivuzemo bashaka kuzimya kigali kuyizimya cyangwa kuyishyushya ahubwo kandi n'ubundi Ntabwo ikibazo yizimya, abandi ibikorwa bakina. bazajya babikorera mu ntara none se kanyine baravuga ati Rayon Sport Harimo uyu munsi n'ibyo izajya- Kigali muri icyo ngo- cyumweru cyose igomba kuba ifite ibyo gahunda ku munsi ku gucuruza munsi jezi ariko nanjye nayigira inama yo kwigumira iryo ngiyo hirya mugumene mukine n'amagaju mukine na etenseri muje kigali imbere ya Rayon Day ntabwo irimo baza bazakina muje kigali imbere ya Rayon Day ubu abantu babanyuze mwitonde Bagende bayihishe mu ntara. mugende mujye kwihisha hiryo ngiyo kuko hari igihe wazana igikipe kikaguhonda bose bagahita Akuritabura inyura cyangwa abakinnyi bakajya bawu ariko si ibyo byabuza abareyo kwitabira Oh, ariko byagabanya umubare oya byihorera iyo umuntu areba nta kintu ajya kureba rya kintu kirimo gicishemo ijisho Ararararara. wegenda yari amagaje akugaragura nanone yari amagaje akugaragura urebe ko ari ugaruka ntabwo ikipe yaba ihita itegura umupira wacu turawuzi wa turabizi. oya none zo ikipe Ubu za Simba ntabwo babonye ko zihisha imikino zirimo gukina. ubu se zitayishingiye kuri Rayon Day gusa. Simba amashusho yawe urimo urayabona. umutoza agomba gutyaza abakinnyi abasimba amashusho yabo urimo urayabona ejo yarakinnye itsinda bitatu Ariko ayo mashusho yarahari. kuri YouTube yayo hariho amashusho Wasanga berekanaga ibitego Oya, ibyo nagi ubu se yanga ko yatsinzwe ntiyabishyizeho Ayo, uyu munsi ni match iki ikomeye. match zayo Match izwi. Oya, iriya match Match ntabwo iri wayinengerwamo wakinnye na Oxford uba none ugomba ko kuyereka iyo abantu. bakina na TS Galaxy nayo barayerekana Na- barakina uyu munsi oya TS Galaxy nayo ni ikipe Azamu ikomeye. yagiye South Africa iri kumwe na Yanga match Azamu barazerekana Ira- na Paruwasi TS Galaxy oya TS nyine Azamu- buriya Azamu- ni irushanwa Azamu- rigana irushanwa rigaragara Azamu irakina nande tuze turebere undi mukino ubwo ariko Rayon Sport nyine ibyayiri kubitegura ariko ikavuga iti byanze bikunze Rayon Day izajya kuba yaba uwo mwenda abantu bawufite yaba ariko umwambaro uryoshye Yaba wabonye gusa. mutangazaje umwambaro wabo Aya, uriya wa- away aya uriya urimo amahembe y'inka ariko ko hari amara ni sawa cyane No, n'umwaka gukabya. ikipe yashingiwe hano ko hari amafaranga yabaye intagwira uriya w'ubururu ariko nta kibazo we mweru cyane nta hano hari kibazo amafaranga yabaye mubi ni wa intagwira wundi w'abakobwa hari umuntu utaraza mu myitozo Wa Pink. amafaranga yabaye intagwira mu abantu ni uwuhe nawe perezida bivuzeho ngira ngo ijwi twari twarihaye bishopu avuga kuri keve ndetse na kugira ngo yamwandike akamubaza avuga kuri keve ndetse na mitima Isaac yewe na majaliwa Majaro yavuze ngo sinababwiye Faustin Faustin bavuga ngo Majaro ngo nawe ndamushyiramo ya perezida yavuze ati ariko aracya tuzokomeza Ne, kuganira ibintu nawe byarwose ibyo yavuze mutangaza yigeze se ko atidekara yeze ngo avuge ngo ngo turamwirukanye nagenda agende reka yagarutse mu myitozo rero ndasi Kandi ejo yarakoze. aragaruka ariko ni nkaho n'ubundi nta None kizamura kana- wowe Reka uragira ntakabura. inama Rayon kumwirukana gukubita babangura ahubwo ariko nanjye ndi ku ruhande Oya, rwawe nta kare kare. umukinnyi Nimugumane. wananiranye bigaragara ko umukinnyi yaravunitse Na ntamuvuze saison. cyari Ntibamuvuze. ntibamuvuze umwana ahubwo agiye mu bana oya niba ba sefu na ba rishari bahari nabo ba james akaminko baje byarangiye ntagomeze oya kubatesha ntabwo hariya bategura Ikipe neza ikeneye gufokasinga igategura umwaka utaha w'imikino. guhomba ntawe udahomba ni Ihomba homboka. ikipe imushaka ni Rayon Sport eshatu enye Rayon Sport ni Agiye. igicuruzwa ku isoko nitangaza tushaka Hari ikintu amajyariwa bora gusa kigura. ikiriho cyiza ubwo buyobozi jean fidele yagiranye ibiganiro nawe n'amajyariwe kandi n'ejo ntekereza ko atari disikuru wenda yahaga abantu yo kwikiza ntabwo yaravuze ati nge nzaganira nawe turakomeza kuganira Oya, nawe niyo kwikiza. kandi ejo yakoze imyitozo ariko umuntu we yagarutse se umuntu wavuze ati ndanenga ubuyobozi bwa Rayon Sport n'ubuyobozi butari seriye Oya. buri aho ngaho bwapfapanye ntabwo yabivuze se umwaka ubuyobozi ntabwo bugendera guhimana gutyo ntabwo ubuyobozi burya nicyo nyine umuntu yita umuyobozi uzanye mu buyobozi ibyo ngo ngiye nkose ndakaranga umukinnyi ngo yavuze ibi nanjye Mukwa- reka nkore ibi wasanga ufashe icyemezo kitari cyo mu kwa cyenda uzaba umubwira ko atagikenewe muri Rayon Sport ntabwo naba adakenewe bizatinda. nyine tuzabivuga se naba nk'uko ushobora sefu uzava uvuga uti wenda icyo gihe nawe ntakenewe ngenda reba uwishe umwaka ijyana wose. na situwasiyo so Yes. ubwo rero Rayon Sport igiye gukina n'amagaju ikubiteho Musanze muri ibyo bikorwa byayo byose byo wavugaga mutangazaji hariho n'icyo kwibaza biti kapiteni ninde ko muvuga ngo dufite umunsi wo kuzatangaza kapiteni kandi mumusanganywe
icyo nacyo abantu barakibajije bati musanga mu muhire Kevin we kapiteni wa Rayon Sport kandi muratubwira ko muri mu biganiro nawe bishobora kurangira vuba rwose mukaba mwamugarura ubwo Haruna ntagiye kwambara igitambaro aravuga ati mube mutegereje mwivumba y'umwenge we wabona ari na Kevin nyine tuzabereka cyangwa rundi mu kapiteni ariko n'umutoza azagira amahitamo ye yakoze detaye y'akantu kose kazayicururiza muntu ariko ubone niko bigenda rega ikipe igomba kugira akantu kayivugwaho buri munsi niyo mpamvu ubona yazanye urupapuro ku itariki iravuga ati tuzakora ibi niyo mpamvu icyo kintu ndacyemera cyane bari mu kuvuga ibyo urumva bakavuga ati jezi bomuri bavuze itariki zinge ko n'abafana babitubaza hari icyo bita creativity umuntu niba ari ingabo jezi si 28 se niko niba ari ingabo niba ari Patrick ariko biragaragara ko muri Rayon Sport bafite icyo bita bazagurisha bazaronshinga nyine ni Patrick nyine n'abangabo Robin izo hanze timu hari imeze neza cyane bafite icyo bita creativity ariko se bamugani bahemberwa iki batagiye babigena batubwira akantu sinabonye ari wa muntu wa Skol Shadis wayikoreye enye iyi program yakareka oya ni inama bagiye bakorana n'abantu benshi abafatanya ibikorwa nyine ubwo jezi yo hanze ni na mayo ya gatatu byose bizatangira kuri tariki ya 28 kuzigurisha urumva bazagire gutya banabwira abayobozi abakifana ati muze mugane n'abakinyi musangireho gato meet and greet Murera we ariko se abakinyi niba ariya twabonye babagayo ko nta kindi gikura nkota kigomba kuza ati ubu tugiye gutangira gukina match amikara utuzagenda twubi ariko dutegereje nafirwa vuga ko kuri mu mubare tangazaje wakibajije Jean Fidel amusubiza ko hari icyataka kigiye kuza ariko bakanategereza ibyaferwa bakomenya umubare w'abanyamahanga akaba ari bwo bakongera abandi icyo cyataka se nibuze ngo iyo gitsinze bibiri mu mukino ngo kirarira ngo kitahana agahinda kenshi cyangwa ni cyataka nundi ngo kimaze kumena barashesha turwose amashoti amena baro niba ari cyakiri cyo muri Gabon ntacyo niba ari rwa ruriho niba ari Samson mubingwa hariya n'imbingwa kuyagaruriya mbingwa nta kintu kiriyo yorera rundi tutayiza mumena baro yes nubwo yakinaga hariya muri shampiyona ya Gabon yakinaga muri shampiyona z'Abarabu ntacyo nagusezeranye araza ngo ebana incundura we nazo ngo abana nazo bite gutsinda ibitego 22 muri shampiyona urumva atari umwata gukomeye shampiyona ibike mango aha twumva gato Jean Fidel urumva harimo n'ikibazo cya mitima nawe ati komeje kurikoroza ku mishahara bwatege cyane ariko ngo yabonye agakipe ko mu Barabu gashobora kuba inoti burya ngo yizigizaga hari tunari ari twamvitation yashaka agakipe nikaza n'amafaranga yes reka twumve rero perezida bimwe mu byo yajya komoza biri mu byo byabamuhire Keve kuri mitima twumve icyo yavuze Uwayezu Jean Fidel sizatwemerera abanyamahanga bangahe kugira ngo ibyo byombi tubibalance rero ntabwo turasoza hari abandi bazaza ndetse ari na gahunda yo gukusanya amafaranga yo kumwambira amasezerano byaba bivuze ko imyaka 2 ashobora kugendana nayo ni kimwe n'abakinnyi umukinnyi w'umwaka umwe baraza ntabwo umusaruro ariko byose biterwa hari byinshi biza si ukutabimenya si uruswa ariko hari byinshi biza birenga tekinike bikakuburija bigatuma ufata iyo decision y'umwaka umwe ariko ibyo bizagenda bikosoka bitewe na stabilité bitewe n'ibibazo bigenda bikemuka garariye ese ni umukino yuko mukeneye mu mboni za mu minsi ishize twe twaranaganiriye mubaza impamvu adatangira hari ibyo yavugaga ko equipe club itaramutunganyiriza tumubwira ko ibyo tubirimo tunabizi atari n'ubwa mbere bimubaho n'abandi ndetse icyo kibazo afite nabo baragifite ariko batangiye imyitozo kandi turimo tugikemura ambera ko azatangira kuwa mbere washize ntiyatangira bigezewe hagati nasabye administration kwimwandika ikamubaza impamvu atashaka gutangira kandi ibyo twaganiriye twemera ni n'uburenganzira bwe
ni kesiyo y'iminsi kuko twarimo dushaka ko dukemura ikibazo cye. Ibyo nibyo nari nzi, ntabwo rero offre niba yaje uyu munsi naramukiye manama sindayibona, ariko ikibazo cyari icyo ngicyo twe twumvaga nubwo abandi babaye flexible bakaba sportif bagatangira akazi, twumvaga ikibazo tufitanye twagikemura yenda agatangira muri iyi minsi. Ibya offre simbizi, ejo nimpagera bazambwira uko bimeze, tubyigeho turebe. Majaliwa murabizi nawe yari afite kontra y'imyaka 2, umwaka ushize nabwo twamuhaye ibye byose byenda na recruitment agisinya, byo murabizi. Hanyuma ariko nta musaruro yaduhaye, bigenda bitubera n'urujijo, twagiye tubivuga, ndarwaye ndajya kwivuza aha, ndajya kwivuza muri aba ku baganga, biba bityo ntiyaduha umusaruro. Mu gihe dutangiye iyi saison yagaragaje ubushake bwo kuza gutangira gukora entraînement, kuko tubizi aha ngo rero Uwayezu Jean Fidele kuri ibyo bibazo Muhire Keve, ibyo by'abataka ndetse n'ibyo bijyanye no umuvandimwe bita Mitima Isaac na Majaliwa bafite ibibazo. Ubwo rero ni ibyo ngibyo ku ikipe ya Rayon Sport, ni ibyo rwose, ibindi nuko bireba. Aha tujye kuri Kiyovu Sport. Kiyovu Sport nayo ku rundi ruhande havugwaga ko itangira imyitozo rwose, ni nako byagenze. Ni ubwo babwire ko Rayon Sport Jose bari hariya ihuye twavuze izakina n'amagaju, ubwo izanavayo weekend yindi igiye gukina na Musanze.